Oh yes, reka dutangira n'agace kacu gakurikiyeho. Ubwo twari tumaje gusiga nka twakita nka Jasmine amaje nawe kuba yagera muri cya kirori cyari kigiye kuba cyaba ikiri buhuze delegiteri ndetse n'abanyeshuri bigana. Ubwo nuko nguko yarahageze, ariko mwibuke neza hari amaje kuba hacaho ukwezi kose umukobwa akora siporo arimo ararya ibiryo bigira nyine bakamushyira kuri regime. Ubwo kwezi ko ariko maje kuba kwashira. Ubwo nuko nguko yahageze arimo arisetsa, dore nuko nguko yahinjiye. Ubwo ni kwa kundi uvuga ati dore arimo arinjira mu gihugu cy'abanzi, harimo Natani, Sandra ndetse n'abandi bantu bamwanga, ariko ntago bari bazi ko ari we wigize gutya cyangwa se waba warahindutse gutya. Nuko nguko yaje gake gake arimo aratambuka. Ubwo abandi bagatangira kuba bakibaza ati se uriya muntu nindi? Ati reba ukuntu yambaye, ati biriya bintu yambaye byonyine ukuntu bihenda. Ati ngiye nakwifurije kuba wabikabimenya ibiciro byabyo gusa, kuko uhereye ku gashanete yambaye, amaherena, ndakubwiza iki, iriya myenda uzi ukuntu ihenda. Banza urebe kariya kanikresi yambaye, ngiye ndakubwiza ukuri ko ibintu yambaye hariya nta n'uwafungura ahangaha agashumi k'inkweto ze. Ubwo abandi bagatangira ati ye baba we, ntago nakizera kuri ya muntu, biriya bintu ari we byonyine ubifite. None se biriya byaba byaratewe n'iki kugira ngo agire biriya bintu bingana kuriya? Uriya se yaba ari umuzungura wa hehe we? Ubwo ariko na Yannick yararebye atangira kuba yavuga ati sura mukobwa ninde, kumbona nkaho wagira ngo ndamuzi. Ubwo nyine niko yatangiye kuba yavuga, agatangira kuba yakibuka Jasmine ukuntu cyagiye yaje asunika abavandimwe be arimo arabanaga muri pisine. Agatangira kuba yakibuka se ati sura niyo Jasmine, ariko nyine akibuka Jasmine nawe arimo aramubwira ati nitwa Jasmine. Ariko atangira kuba yavuga ati oya, ibi ngibi ntago byakunda, ni gute yaba yahindutse gutya mu kwezi kumwe gusa akaba yangannye gutya? Uriya ntago ari we rwose, ndimo ndabishidikanya, uriya ntago ari we. Ubwo nyine nawe agatangira kuba yavuga ati ntago ari we, ntago yaba yahindutse gutya mu kwezi kumwe gusa ngo abe yangannye gutya. Ubwo nyine yarabyibajije cyane, ahita atangira kuba yabwira umwunganizi we ati niko ntabwo turi buze kuba twagumya dutegereje ahangaha mu gihe uriya mukobwa atarimo araza. Ubwo ariko umukozi we nawe yahise amubwira ati dufite inama tugomba kuba twajyamo, bibaye byiza twaba twajyayo. Undi nawe atangira kuba yavuga ati nibyo koko, ntabwo tugomba kuba twaguma ahangaha mu gihe mbona Jasmine ntawe uri ahangaha, reka twigendere, dore ngo aragenda atazi ko uyu nguyu ari we Jasmine. Yahise aminuka ajyana n'umukozi we baragenda. Reka mbe nakubwira ngo reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire uko ino video uri kuyibonera mutse iri kugushimisha. Ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo ibya mbere byatangiye kuba byaza bimwataka ati yewe mukobwa, ati cyuki, ati se twamenyana niba nta kibazo? Undi nawe ati nitwa Alexandre. None se twamenyanye niba nta kibazo koko? Ako niko kazina kanjye, ariko agasobe k'izina ryanjye ni Zanda. Ati se twaba twamenyana niba nta kibazo? Kuko ngiye baranza hano mu kigo, reka tumenyana. Ariko Sandra atangira kuba yavuga ati si uyu mukobwa yaba ari inde, ko nta muntu wegeze ugutumira wowe? Waba uva mu wuhe muryango ku buryo waza muri ibi birori? Ninde wagutumiye? Ubwo niko batangiye kuba bamubaza, bakamubwira ati wowe ushobore kuba nta muntu n'umwe wagutumiye witumiye, banza usobanura ahantu uva, ahantu urimo urakomoka uturuka, tube twakumenye, tumenye niba tunaguhereza ikaze kuko ushobora kuba utabyemerewe. Undi atangira kuba yavuga ati yewe, ati ibyo ngibyo rero urimo uravuga ushobora no gusanga nturuka mu muryango wanjye munawuzi, ariko kubera ko mudashaka kuba mwabimenya mukaba nyine mutabizi. Undi atangira kuba yavuga ati se uturuka mu muryango umwe na Nuza na Natani, niwe waba wagutumiye se? Ubwo nyine batangira kuba bamubaza niba ari Natani wamutumiye, uwo ni Sandra urimo urabivuga. Agatangira kuba yamubwira ati cyangwa uhagaze aho ngaho nta n'umuntu wagutumiye, rero bisobanuye uko nguko niba nta muntu wagutumiye byaba byiza uvuye ahangaho ukisohokera ukagenda. Urimo urumva neza se? Ubwo nuko n'abandi nabati Sandra arimo aravuga ukuri, niba nta wagutumiye nta muntu nakuza ahangaha, isohokera uva ahangaha ugende. Siko bimeze se? Sohoka uva ahangaha ugende, nibyo byaba ari byiza, byakabaye byiza wasohotse. Umukobwa akabitegereza agaseka, akabitegereza bose akisekera. Waza umubaza iki se? Karimo arisekera. Ubwo na Zanda nawe agatangira ati yewe wadufasha nukuri ugasohoka, hari icyo bitwaye se? Ubwo abandi nabati mfungura amaso wagiye, kuko ntabwo nshaka kuba nakubona ahangaha. Umukobwa ariko agatangira kuba yavuga ati niko, ariko mushobora kuba muzi uwundi we, nuko murimo murirengagiza uwundi we muramuzi. Ubwo Natani yatangiye kuba yatekereza ati rijwira
ati rijwi ko ndizi, wagira ngo ndamuzi uno muntu. Ubwo bose batangiye kuba babyumva, bose bajyaho batangira kuba bavuga ati si uyu muntu ninde ubundi. Ubwo niko Natani yatangiye kuba yavuga ati we Jasmine. Ubwo nuko nguko yabivuze, aravuga ati we Jasmine, yavugiye hejuru cyane avuga ati we Jasmine, ugatangira kumenya ko yabiketse. Abandi bakavuga ati Jasmine wuhe se urimo uravuga no wuhe? Jasmine urimo uravuga no wuhe? Bose baratangaye baratangara ati ngo iki uhise yaba ari Jasmine wangannye gutya, ibi ntago bishoboka, barimo baradushushanya. Natani yasinze, we Natani wasinze wowe, gute waza ukavuga ngo uyu nguyu ngo niwe Jasmine kandi Jasmine ari nyamunini, uyu nguyu yaba yangannye gute, nibiki yaba yariye? Ubwo Jasmine barimo baranyine baramushidikanyo cyane. Sandra agatangira kuba yavuga ati se uyu nguyu yabangana gutya akaba ari we Jasmine, ntago mwibuka ukuntu yanganaga Jasmine, niko turimo uramushidikanyaho uyu nguyu ntago ari we, uyu ntago ari Jasmine, reba ukuntu asa, ukuntu angana byonyine, ni gute waba urimo uravuga ngo uyu nguyu niwe Jasmine kandi nawe ubizi ukuntu angana? Ubwo nyine Zanda agatangira agaseka ati reba umukobwa nk'uyu nguyu mwiza cyane, warangiza ukamugiranya na cya Jasmine, utatinyuka no kuba wakereka iwanyu cyangwa se kikaba kitanarira ahantu nawe urimo urarira. Ni gute watinyuka koko kuba watesha agaciro umukobwa nk'uyu nguyu ukamugiranya na kiriya kintu kirwaye kanseri igiye kuzica? Unyumvire nyine ukuntu Jasmine bamufata, ariko icyo batazi ni uko uyu nguyu ari we Jasmine. Ubwo n'umukobwa Sandra nyine agatangira kuba yavuga ati ye muko, ati byakabaye byiza uvuye aha ngaha kuko n'isura yawe n'ubwa mbere ngiye nyibonye, rero sindimo ndakubeshya pe, wakabaye uvuye aha ngaha kuko n'ubwa mbere nkubonye, rero uramutse unava mu muryango w'abakire twakabaye tukuzi, ariko ntabwo tukuzi. Uturuka hehe se mukobwa we, uturuka he? Ubwo n'abandi nyine bakajya inyuma ya Sandra bagatangira kuba bavuga ati yego tubwire ahantu waba uturuka, kuko wowe wakabaye ufite n'abarinzi uturuka mu muryango w'abakire, ariko habe n'umurinzi n'umwe ufite urimo uragenda ukurinze. Ubwo se ni gute turi bukwizere wowe ukaba waza gusangira n'abantu bahuriye aha ngaha kuko ni abakire cyane? Rero uwo Jasmine nuko twigana ntubitindeho kuba turimo turabivuga, ni umutindi nyakujya, akaba afite ibiro 200, rero niyo mpamvu turimo turamuvuga gutyo. Ariko wowe ntago ngiye nagufata nk'uko abandi barimo baragufata kuko uri umukobwa mwiza cyane, n'ukuntu byonyine ugenda urimo urankurura ntago nakugerana cya Jasmine kibyibushye nk'icyenda gupfa. Rero ariko sugire ngo ndimo ndamucira urubanza nuko kibyibushye pe. Ubwo umukobwa nawe akabyumva agatangira ati yigo se yigo, ariko ntuza nyine Natani nawe agatangira kuba yavuga ati yewe, ati nanjye wenda nari nkabije kuba namugiranya na Jasmine, sinari mbizi kuko cya Jasmine nyine kirabyibushye cyane, mumbabarire. Rero mwese muri aha ngaha ntimumfate nabi kuba nari mpubutse kuba namwita Jasmine, munyihanganira ariko ntagazi kari we. Ubwo agatangira kuba yavuga ati nashakaga kuba namenya niba koko uyu nguyu yaba ari we Jasmine, ariko nimumbabarire ibintu nari ntangiye kuba nagereranya, munyihanganire. Ubwo Jasmine nyine nawe agatangira kuba yavuga ati niko none se uyu nguyu uri aha ngaha we, ibi bintu byose yambaye kari fake byaba byaravuye hehe? Umuntu aratubura gutya ubu ngubu nta soni afite kuba yazanga agatubura akigira nkaho yambaye ibintu bya nyabyo kandi byose ari fake, ataracyari aha ngaha nabyambaye we. Ubwo nyine ukamenya ko ari umukobwa arimo arabwira Sandra ngo yambaye ibintu bya fake, agatangira kuba yavuga ati se ubundi mumuhora iki we Jasmine wanyu mwirirwa muvuga ngo arabyibushye, mwamenya gute ibyo ndimo ndavuga ati basekirite? Ubwo nuko nguko bahise baza batangira kuba bavuga ati no mukobwa mu mukura aha ngaha n'umutubuzi. Ubwo nuko nguko nyine umukobwa baje kuba bamufata ngo bamujyane, ariko kujya kumufataho nuko nguko yahindukiye ati ninde ushaka kuba yankoraho? Ubwo bose basubiye inyuma batangira kuba barebana bavuga ati njye se ndagufata mu buhe buryo? Ubwo nuko nguko n'umukobwa yatangiye kuba yababaza ati se mwebwe bite byanye niko wa mukobwa we wambaye ibintu bya fake ariko kumva ko wambaye neza? Ibyo bintu wabikuye hehe? Gute wakumva ko wambaye neza mu gihe wambaye ibintu bya fake urimo uraza ubeshya abantu ngo wambaye ibintu bihenze? Kandi se bya hehe? Nta kintu na kimwe gihenze kiri aho ngaho, duhereye ku maherena. Agahita yikora ati we ni gute wavuga ibintu nk'ibyo ngibyo ushaka kuba wampara bikunyambikurubwa mu bantu nk'aba ngaba? Natani niwe wabinguriye bino byose, ariko urimo uramparabika mu bantu bose kugira ngo wumvikanishe iki se ngiye ko ntanakuzi? Gute watinyuka kuba wavuga ngo ngiye nambaye ibintu bya fake? Gute watinyuka kuba wakora ibyo bintu?
ubwo umukobwa akavuga ati wambaye diyama 3 ariko zose ni iza feki, wakubona wigize gutyo ukagira ngo wambaye neza cyangwa se ibintu bya nyabyo ntago yabikeka. Reba ukuntu wambaye, warangiza ukajya aho ngaho ngo wambaye neza, kandi ibyo byose wambaye ni ibya feke. N'izo diyama 4 wambaye ku gutwi byose ni ibya feke. ubwo abandi nabo bagatangira ati ngo iki ibyo se bishoboka gute kuri mukobwa yaba arimo yirigiyoberekeranya cyangwa yiyorobeka ngo yambaye ibintu bihenze kandi atari ibyanyabyo? Ati ni ibya feke se koko no mukobwa ibintu arimo aravuga ni ibyanyabyo? Ubwo bagiyeho batangira ko bavuga ati yemwe muturebere koko niba uno mukobwa ari umutubuzi nge ntago nabyumva. Ubwo yagiye hatangira kuba yabaza ati Natani we ibintu arimo aravuga koko byaba ari byo? Ibi bintu koko byaba ari by'ibi bintu wanzaniye ni ibya feke? Mbwira. Umukobwa yise batangira kuba bamubwira ati yego ibyo nibyo nakuguriye, ariko nyine ngewe ndakeka ko atari ibya feke kuko ibyo ngibyo nibyo nakuguriye ntago ari ibya feke. Ubwo umukobwa agatangira kuba yavuga tugiye kuba wakumva Natani ko koko ibyo bintu ari ibyanyabyo yakuzaniye, ariko byumve neza ibyo bintu ni ibya feke. Ngiye ndimo ndabikubwira niko kuko ngewe niga hariya namwe mwiga, urimo uranyumva. Ahubwo ngiye kuba nahamagara polisi izibatware kuba mwashaka kuba mwaharabika cyangwa se mukaba mwakiyorobeka mukigira abantu banyabo kandi mwebwe mutari abanyabo. Ngiye kuba nahamagara polisi zibatware. Ubwo Natani yatangiye kuba yamubwira ati we nabimenye neza wowe uri Jasmine, unabimenye wowe uri Jasmine. Ubwo yabigumyeho Jasmine atangira kuba yakisetsa, abandi byarabatunguye nyine kumva ko uno mukobwa barimo baramwita Jasmine. Ariko umukobwa yise atangira kuba yavuga ati ye muyobozi w'ikigo numvishije ngo hano mwateguye ibirori, rero nari misemo kuba naza ahangaha kuba nanjye nakitabira ibirori ahangaha mu rwego rwo kuza kuba nabafasha. Niyo mpamvu nari nje ahangaha kugira ngo nze kuba nabafasha. Hari ikibazo se? Undi yaravuze ati nta kibazo rwose kuba waza ni igitangaza cyane, kandi byaba ari na byiza kuba nakumva hano mu birori byacu nawe witabiriye nk'abandi bose, nta kintu na kimwe byaba bitwaye pe. Ibyo ndagushimira, ariko ngiye nishimiye kuba nakubona, nishimiye kuba nabona umuntu nkawe ahangaha pe, ndabyishimiye cyane. Ntago nitaye ko uri we, ariko icyo ndimo ndabona nuko uri umuntu mwiza. Nge sinitaye kuba namenya ngo urinde, ariko ngiye icyo mbonye cyo nuko uhagaze uri ahangaha. Abandi nabo bashobora kuba batakwitaho cyangwa ngo babe bakumva, ariko nge ntago nagucira urubanza nk'umuyobozi w'ikigo, nge ntago nagucira urubanza. Abandi batangiye kuba bavuga tuzi ko no mukobwa ashobora kuba ari Jasmine we, ukuntu arimo aravuga ndamuzi, uriya ni Jasmine. Ubwo abandi nabo ati ye cyanya munini se cyaba ari cyo gute cyaba cyabaye mwiza? Yigo we niba tubwire kuko arimo aragaragara kuriya kuntu arimo aragaragara ntago ari we, ninde se yaba baziranye ute ko bavuga kimwe? Ubwo umukobwa nyine nawe byaramucanze ukuntu agiye kuba yakisobanura imbere ya bano bantu bose ko ari we Jasmine, kandi Jasmine bazi kabyibushye ngo kwezi kumwe gusa yari yahise ahinduka nyine Kamane. Kubwo umukobwa ari aho ngaho, Sandra nawe agatangira kuba yabaza ati gute ibyo bintu bishoboka, gute ibyo bintu bishoboka? Umukobwa akamubaza ati biki bidashoboka se cyangwa ibiki bishoboka? Ubwo agatangira kuba yavuga ati ngewe nagerageje kuba nahereza sogokuru cyangwa se namuhaye umusokororo kugira ngo abe yagira nyine yigarurire cyangwa yongera agaruke mu bumuntu, ariko byanze kuba byakunda. Ubwo n'umukobwa nyine urimo urabivuga anabitekereza cyane, arimo aravuga ati nagerageje kuba nahereza sogokuru umusokororo, nibyo byatumye zino mbwa zose zitangira kuba zamenyera zikajyaho zigatangira kuba zamvugavuga, ariko ubu ngubu nanjye ndaje mbahereza isomo. Ubwo bagatangira kuba bavuga ati Jasmine gute bitwaye ukwezi kumwe ngabe yangana gutya, byakozwe gute ibi ngibi, ni gute wabikora? Ni gute waba wagarutse ahangaha ungana gutya n'ukuntu wagiye ungana, waba wataye ibiro gute? Ibi bintu bishoboka gute mu kwezi kumwe? Ubwo bagiyeho nyine birabacanga cyane, batangira kuba bavuga ati ngewe ndimo birantunguye cyane, twiganye rwose wowe ungana kuriya, ariko birantunguye kubona ungana gutya pe. Ubwo nyine batangiye kuba bakibaza ukuntu umukobwa yaba yangana. Ubwo batangira kuba bavuga ati niko, ati none ubu ngubu ndakubonye Jasmine, nyuma yuko Natani yaguhigaga rwose uramwihisha, ati kandi nabwo yaherukaga kuba yakubona wamwiriyeho cyane uhita unamufungirana iwanyu, urinjira mu nzu kandi ibyo ngibyo wakoze ni ibintu bigize icyaha kandi ntabwo byakabaye ari byo. Ariko ibyo ngibyo reka tube tubivuyeho, tubanze tuvuge ku kuntu waje ahangaha utatumiwe. Ibi ngibi ni ibiki wakoze kandi utashakaga kuba wagaruka ahangaha? Ni gute twongeye kuba twakubona? Ibi bintu bikoze gute? Gute ibi bintu bikoze? Umukobwa ariko nta kintu na kimwe arimo aravuga. Ubwo Natani nuko nguko yatangiye kuba yamwegera gake gake
arimo aramubwira ati Jasmine, reka nkubwize ukuri, icyaba cyiza nuko wavanga ukagenda, kuko nta butumire ufite ahangaha. Urimo urabyumva neza? Nta butumire na buke ufite ahangaha bitewe n'isoni kuba winjira ahantu nk'ahantu utatumiwe. Urimo urabyumva neza? Isohokera uva ahangaha. Ubwo mukobwa byose arimo arabyumva, agatangira kuba yavuga ati yewe gusa ibigwari mbakundira ko mukunda kwigira abantu beza, mugashaka kuba mwakishyira hejuru mukavuga ibintu bitabakwiriye cyangwa se bidahuye. Ubu ngubu ngiye ntunguwe no kukubona ahangaha, ukuntu mpagaze impande nta n'isoni na zikeya ufite. Urabizi neza naragukunze, ariko ni gute watinyuka kuba waza ahangaha ukigira nkaho wowe urimo urashaka kunyereka ko ngenda umunyamakosa cyangwa se ngiye nagukoreye amakosa? Jasmine, ngiye naragukunze, ni gute ngiye watinyuka kuba waza ahangaha kuba washaka kuba wansebya mu bantu? Ubwo nyine umuhungu nyine yatangiye kuba yavuga ati ngewe ikintu ndimo ndakubwira, ngewe nzi kuba nasoma umuntu mu mutwe nkamenya ikintu arimo aratekereza. Ndimo ndareba ibintu urimo uratekereza mu mutwe wawe. Ikintu cyaba cyiza nuko wakivira ahangaha ukagenda. Siko bimeze se? Wamfashije koko Jasmine we? Ubwo yagiyeho nyine atangira kuba yasaba Jasmine, kubera akazi n'amabanga menshi rero ari kwanga ko yaza kuba yavugira ahangaha. Ariko Jasmine we ntumubwire ibintu byinshi. Yatangiye kuba yaseka, agatangira ati yewe nuko nyine nta muntu n'umwe ukuzi, ariko ngendagira ngo mbe nagira ikintu nza kuba nakwerekera mwahangaha Natani we. Nshaka kuba naguhereza isomo ku buryo n'abandi bantu bose bari buze kuba bavuga ati uyu munyagwa ni umuntu mubi w'umugome. Nshaka kuba nakwereka isomo ku buryo abantu bose bari buze kuba bagutinya, nta muntu n'umwe uzongera kuba wavugana nawe. Ubwo Sandra agatangira ati Natani we, wegeze utumira iyo nshinzi, ni gute iri ahangaha wegeze uyitumira? Ati niva ahangaha igende, kuko nta muntu n'umwe wegeze umutumira nava ahangaha. Uwo ni Sandra urimo uravuga ati mumusohora ahangaha, kuko nta mwanya na muke afite ahangaha, nta n'ikintu na kimwe agomba kuba yamara ahangaha nasohoka agende, kuko nta wamutumiye. Ubwo umukobwa agatangira ati ngo iki? Ngo nta wantumiye? Ubwo agahita abwira nyine Sandra agahita abwira Natani ati Natani we, ati uno mukobwa nta butumira afite ahangaha, wamusohoye? Ubwo agatangira kuba yavuga ati niko bimeze, ariko umuntu udafite ubutumira ahangaha ntago yemerewe kuba yahinjira. None uyu nguyu se wari warashaka kuba yakigira iki? Ni gute yatinyuka kuba yakinjira ahangaha kandi nta butumire na buke ufite? Wowe wakisohokeye wa mukobwa we, ukava ahangaha ukagenda. Ariko atangira kuba yakitegereza ubutumire Natani afite, kandi niba mwibuka neza bwari ubwo muri famiye yo kuri uno mukobwa. Ubwo nyine nibwo binjiriyeho ba Natani. Ubwo umukobwa atangira kuba yavuga ati ariko biratunguranye cyane ukuntu wabonye ubutumire bwanjye. Ati biratunguranye pe. Ubwo nyine yarabirebye n'abandi bose batangira kuba bakibaza ati se kubera icyo avuze gutya, kubera icyo avuze gutya? Ubwo na Sandra atangira kuba yakibaza ati we gute watinyuka kuba wavuga gutya? Ni gute watinyuka kuba wavuga uko nguko uvuze? Ubwo nuko nguko nyine na Natani yatangiye kuba yavuga ati mwimwitaho, uno mukobwa ameze nk'umusazi, nta kuntu umuntu yangana gutya mu kwezi ngabe ngana nyine ngaba agitekereza nk'abandi bantu bisanzwe. Mumureke bino biraza kuba byashira. Ahita atangira kuba yamubwira ati mu gihe Jasmine ari ahangaha, ndakeka ko nta kintu kiri buze kuba cyagenda mbere. Mumureke tubanze tumusohore, ntago agomba kuba yaguma ahangaha, cyangwa mumureke ubundi aguma ahangaha, ubundi bitwaye iki ubundi ko nta jambo na rike yafite? Ubwo umukobwa agatangira ati Natani we, tekereza neza, uno mukobwa ni iki yaba arimo arakora ahangaha? Waretse bakamusohora, bamureke bamusohore rwose. Ubwo nyine Natani yabonye ko naguma kugundagurana none umukobwa amubwira gusohoka, umukobwa araza kuba yamutamaza. Rero atangira kuba yavuga ati Natani we, ati urimo urigira nk'umuntu wo mu bakire, ariko ndagira ngo nze kuba nakwereka ko ibyo ngibyo bigiye kuba byarangirira ahangaha. Iyo mikino ufite igiye kuba yarangirira ahangaha. Reka nze mbanze nkwereke ukuntu ibintu byawe bigiye kuba byatumuka nk'ivumbi, byose bikajya hariya bakareba ko uri uwa feke. Ahashize hawe hose ari ahafeke bigiye kuba byagaragara. Ni gute uri buze kuba wanashobora no kurya numara kuba wamenya bino bintu ngiye kuba nagukorera? Ntabwo uri buze kuba wabasha kurya. Ubwo abari aho nyine bo bakabyumva nabo bakibaza ati se ibi bintu birimo birajya mbere ni ibiki? Ko mbona birimo birancanga ngewe. Ubwo umukobwa niko yahise atangira kuba yavuga ati ngewe naje ahangaha. Mu gihe naje ahangaha rero ikintu ndimo ndabasaba nuko twagira ibintu tubabuze kuba twavuganaho bikaza kuba byagenda neza. Siko bimeze se? Ubwo nyine umukobwa yatangiye kuba yatanga n'amategeko avuga ati mugenda ahangaha ibintu byose biraza kuba byagenda neza, ahubwo hari ikintu ndimo ndapanga kuba nababwira. Mwaretse se uno muhungu ko afite amafaranga akaza kuba yagura kiriya gitako mwari mugiye kuba mwagurisha akiriho,
kariya kaneklesi ka diyama. Unyumvire nyine umukobwa atangiye kuba yashyirishamo Natani kubera ko afite igikabyo cyane kandi twabonye ko yashyize ku ikarita amafaranga akanga kuba yavaho, bakamubwira ati reka reka nta mafaranga ufiteho. Ubwo umuhungu atangira kuba yavuga ati no mukobwa ko mbona ashaka kuba yankirishamo we, ko mbona ashaka kuba yankirishamo. Ubwo nuko umukobwa nawe arimo aratekereza ati ndabizi ikarita ufite nta kintu na kimwe kiriho, rero uraza kuba wasebera hano hantu, urahava wahasebeye. Ubwo nuko nguko na Sandra nawe ari aho ngaho agatangira kuba yavuga ati ntacyo bitwaye iki se Natani ikari umukire aturuka mu muryango w'abantu bakize cyane, rero utwo dufaranga twa miliyoni 10 ni utuntu dukeya, ni makeya cyane rwose. Ayaraza kuba yayakura ku ikarita, ahubwo nuko yibagiriwe ikarita mu rugo. Ariko nta kibazo, nta kintu bitwaye, nuko yayibagiriwe mu rugo. Atangira kuba yamubwira ati sheri, hari ikindi kintu se wakora basi ukaba wanshimisha? Undi atangira kuba yavuga ati hoya, reka tube twareka ibyo ngibyo, ikarita yanjye nayisize mu rugo nayibagiwe, nzana itariyo, rero iyi ngiyi nta kintu kiriho. Ariko ngiye reka nkubwire sheri wanjye, unyihanganire Sandra kuba nazanye ikarita itariyo, ariko ikintu nakakubwiye nuko ubutaha nzagira ikindi kintu nzaba nakugurira cyiza cyane, undi munsi nkaba nagushimisha, bizaba byagushimisha bikurenga. Umukobwa nawe ati nta kibazo sheri, ntacyo bitwaye. Ubwo ariko Jasmine nawe arimo arabyumva, atangira kuba yavuga ati se kubera iki ushaka kuba wabigira undi munsi mu gihe ikarita yawe idakunze? None se nta bundi buryo wakoresha wishyura? Nta bundi buryo waba wakoresha wishyura ukaba wakishyura umukunzi wawe ukaba wamugurira ibintu bihambaye? Siko bimeze se? Ngiye siko ndimo ndabyumva. Ati hano bashobora kuba bakemera ibintu byinshi mu gihe batemeye ikarita. Ushobora kuba wahohereza amafaranga cyangwa se ukaba wanakoresha sheke. Ubwo buryo se bwose urabura uburyo ukoreshamo? Unyumvire nyine umukobwa ukuntu arimo arashyirishamo umuhungu nyine aba yiyitiriye umuntu ukize, kandi nyine byose n'ibyo waba uno mukobwa yatwaye. Atangira kuba yamubwira ati we Jasmine, urimo uragerageza kuba wakora ibiki? Ibyo ni ibiki urimo urashaka kuba wakora? Ariko mbere yuko tugasoza, reba neza niba warakoze kuri subscribe. Niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace reka nkubwira ati na heju.